n'abandi bose Imana ibaha umugisha, abavandimwe bene wacu imiryango mwese Imana ibaha umugisha cyane. N'uva mbere bwana Revera kiri hano kandi yari afite ikibazo cyo kuja hanze kugira ngo n'abandi nabo bakore umwanya wo gukora. Haleluya. Imana ishimwe ko yagiye hanze. Ikindi takwinjira mu ijambo ry'Imana. Umutima wakomeje kumwatira ngo ubwo nimugoroba tutari butaragire hano ngo tugeze saa 7:30 muri hano tugeze inshuro nyinshi cyane yakomeje kuva umutima umbwira ngo tugeze ngo twongere iminota 30. None rero turabisaba abashumba niba babyemera babitwemerere tubikore, kandi batabyemera tugomba kugendera ku mategeko y'ikanisa n'ay'abashumba. Ijambo ry'abashumba ribatwemerera batwemerere kugira ngo dusengere icyifuzo nicyo cyane. Iyo minota twiyongeraho niyo gusengera ikanisa no gusengera icyifuzo. Bibaye ari byiza bibanogeye nta kibazo, bibaye bidakunze nabyo turaza kubikoresha iyo minota kugira ngo dusenge tubyaze n'umusaruro, nuko andi masaha tuje kwitegura dukore ibyo tugomba gukora. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana kugira ngo wenda abantu batuze n'abana batuze, umuje yazigama umwana we n'umudiyakoni azigama abandi bana wenda batazanye na ba mama wabo kugira ngo bagire ituze kuganira ijambo ry'Imana. Muri iyi nzu telefone uwo nyine ucuranga wenda ndashaka undi cyangwa niba hari ucuranga sinshaka kuzuba bifatanya. Ntabwo gutuma tukoraho kuri sente kubera ko hayandi, ariko mumurekere gucuranga wenda unaririmbe cyangwa aririmbe. Hari undi gucuranza, hari abandi bazi kuririmba bariya bose musigiriza abantu mikorofone nawe barafatanya ntacyo arakomeza yiririmbeho, ariko hagira n'abandi bayifata. Hari uturirimbo tubiri cyangwa turirimba ku Yesu tubiri nikurangiza tubone kuganira reka aravuga ngo
na revera wahari ahiga isako hita hariya kwa revera mutima hariya kanisa barebo bakomeje kuvugana nabo cyane ariko ndababwira ngo ntabwo nibone ndaza gusengera kubera iyo mpamvu yanzanye niyo mpamvu yatumye twongeraho kugira ngo ubutumwa bw'idafite bwana bureke kubutaha ngaho dusome tubanze tuganire ijambo ry'Imana mu ngoma ya mbere ibice 17 umurongo wa mbere kugeza ku wa kabiri. Ingoma za mbere paji 399 muri Bibiliya yera sinzi niba ari izina. Ingoma ya mbere ibice 17 umurongo wa mbere kugeza ku wa kabiri. Ngaho uzi gusoma neza Ikinyarwanda soma. Biravuze ngo uko Dawidi aganje mu nzu ye abwira umuhanuzi Natani ati dore jewe mba mu nzu y'imyerezi ariko isanduku y'isezerano ry'Uwiteka ikaba mu ihema. Natani asubiza Dawidi ati kora uko umutima wawe ushaka kose kuko Imana iri kumwe nawe. Amen. Amen. Kora uko umutima wawe ushaka kose kuko Imana iri kumwe nawe. Amen. Hari amagambo atanu nshaka ko tuzakwiga kuri Dawidi tubwigireho n'icyigisho tuzakwigiramo ku buzima bwa Dawidi. Amagambo atanu ashobora kuba ari menshi ariko twe twahatoyemo atanu gusa niyo tuzakuganiraho. Dawidi akomoka kuri Bowazi na Rusi kandi agakomoka kuri Obedi agakomoka kuri Yesayi. Yesayi niwe wabyaye Dawidi. Iwabo ni Betelehemu niho yavukiye, yaragiraga intama niwe wari umurimo we, yavukanaga n'abandi bahungu bari 8 ariko we yari uwa 8 yari umuhererezi. Umurimo yakoze cyane no kuragira intama no kuba mu birariro. Mu mushasha ntiyarazi ntiyarazi aho abayobozi baba, ntiyarazi ubutegetsi aho buba, teritwari ntiyarazi aho ziba, niwe yiberaga mu ntama gusa. Dawidi yakundaga Imana n'umutima we wose. Dawidi niwe muntu wari uzi kwihana cyane agakora icyaha akaza imbere y'Imana. Icyaha Imana ivuga ngo Dawidi umeze nk'uko umutima wanje umeze, Imana ivuga imuhana. Dawidi umeze nk'uko umutima wanje n'Imana umeze. Haleluya, 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 haleluya. Murakoze. Baba rero bamaye kutwigisha amashuri soko badukurikirana umuntu we n'umwana n'umukurikira yakora n'uko abizi twatubwira soko badukurikirana izo mpamvu zose. None rero kutworohera mudatuma dutinda tugatakaza iminota gusa. Umuntu wese ahara agerageza gutuza tubanye mu ijambo ry'Imana. Dawidi n'Imana yabwiye yonyine yamubwira ngo umeze nk'uko umutima waje n'Imana umeze. Tekereza kugira umutima umeze nk'uko Imana. Nta kindi yakoraga n'Imana. Si wowe ukiranutse cyane kuruta abandi bakristo, kandi si wowe wakoraga imirimo myiza cyane kuruta abandi bayikoraga, ariko icyo Imana yabivugiye ni uko yagiraga umutima umenetse, umutima wihana, atari umutima uhisha ibyaha. Ibyaha byiwe yabivugaga ku mugaragaro. Urumva uwo muntu wavuze ngo ejo kuwa mbere azatandukana n'umugore we cyangwa n'umugabo we, ntabwo bari gutandukana n'izina rya Yesu. Ejo kuwa mbere bazatandukana. Niba Imana ihari n'abakozi b'Imana bakaba bari, mbarahiye Imana ko mutazuba amakuru ngo bata haba tutakiri mu isi twapfuye uyu munsi. Ariko niba tukiriho turigabayo, turaba turigabayo, dusenge kugeza ubwo rugo rusubiye kubaka. Igikenerwa niba ari amafaranga turayatanga, niba ari umwanya turawutanga, niba ari amazi ngo dusenge turaba dupfukama dusenge. Ariko Imana nyir'ijuru ntiyakwemera
wose ga uri umusore utarubaka kandi uzi ngo ejo uzubaka wose kuri umugore warubatse uzi ngo nawe ufite urugo rwose ejo mu gitondo. Niki wahaye umugabo kugira ngo urugo rwawe rwese? Hari icyo wahaye umugore wawe kugira ngo urugo icyubatse kugeza uyu munsi? Hari icyo mwatanze mbabane? Uzamutinya. Aravuga ngo Dawidi we yarihanaga akatura ibyaha bye n'ibicumuro bye kandi akabivuga ku mugaragaro. Niba icyaha akavuga ati ni icyaha, apana wa wundi wibye ihene ngo ashaka kwihana kwa padiri, aravuga ngo ni umugozi, mubabarire padiri ngo natwaye umugozi kandi ihene yariye yayimaze. Aho kuvuga ati nibye ihene ngo padiri amubabarire ko yibye ihene, ariko aravuga ngo ni umugozi, yihana umugozi. Uko tuzatwatura n'uko tuzakwihana abanyamurenge ntimukuzi. Mubabarire rwose cyangwa nzanifuza, nzagambana, nzatukana, nzagirate n'ibindi zose nibagiwe nimubabare. Tuzatureza aho ngaho. Nimba uzurenza aho ngaho ushyira ubwoko bwiwe. Ibindi tuzatubikora sibyo. Ariko ukomeye wagira ngo ni gatikisimu cyangwa abapasiteri batwajirije nibo bazanye ko tuzabihana. Oya sibo ni Satani wazanye iyo gatikisimu cyangwa iyo bitiriji yo kuzabihana. Noneho n'umwana twazaye nawe yaje kwihana akaba yihana kwa kubaje kuvuga ya magambo akabarayo. Ni karande yo kutamenya kwihana no kutavuga ibyaha mu izina ryazo. Umuntu yihana kire abanyamahanga nicyo bakurusha, barakivuga cyose akakivuga mu izina akavuga ati mubabare, akaba yanahagarara nani kugira umutima umeretse. Nicyo Dawudi yarushaga abandi, nacyo cyatumye Imana ivuga uyu mutima wawe umeze nk'umutima wajeje w'Imana. Haleluya. Kugira igihano cy'icyaha mu izina ryacu kiza kuvaho twizaje. Niba muri mubika ryabanganye kubuntu. Dawidi yabaye intwari mu bintu byinshi. Kurwanya intambara y'abafite abasirikare 700 yabaga mu ishyamba aho zabaga zananira n'abandi b'Abafilistiya baramwiyambaza. Dawidi agahaguruka akajya kurwanya intambara, agahakikisha ko urwo rugamba runeshe. Ni ahantu hakeya Dawidi yagiye gutera no kurwana amashaka aratsindwa ntaho. Hose yaratsindaga akagaruka agatahuka akajya mu ishyamba. Yarwanya intambara ahagarara n'Imana ye kuko yari yizeye Imana ye. Yabwiye Imana ngo Mana uzutate byamye sinziriye umpindagure urebe umutima wanje niba hari uburiganya burimo, niba hari uwo narariye ku ijoro ryo kwica, niba hari uwo nagiriye nabi. Yabavuga ati wenda ni maso nogira amahimba kugira ngo utambona neza, ariko noneho uze ni mu bitotsi kuko nta mahimba ndibugire nasinziriye. Nurangiza uhindagure umutima wanje urebe. Haleluya. Yiringira Imana ye. Ntabwo yari afite igihe yari ari kumwe n'Imana ye. Goliyati yari umuntu muremure, yari afite metero 2 na santimetero 97. Yari muremure cyane, wa muntu ureba gutya apana kuba muremure kuko yari gutya ukararamuka gutya. Ariko yaramuhangaye Dawidi. Yari intambara ya mbere yarwanye, usibye intambara y'indubu n'intare. Iyo yarwanye ya mbere ni intambara ya Goliyati. Niwe wenyine umuntu barwanye. Izindi ni inyamaswa yarwanaga nazo, ariko ntiyatinya igihagararo cye, ntiyatinya ubugari bwe, ntiyatinya amacumu n'ibyuma yari afite. Ariko yaramuhangaye kubera ko yari yizeye izina ry'Imana. Yaravuze ngo jewe ndagutera mu izina ry'Imana ya Isiraheli wasuzuguye. Uyu munsi ndaguca igihanga kugaburira inyamaswa zo mu ishyamba, kugaburira n'inyoni zo mu kirere zirarya intumbi yawe none ndetse n'intumbi z'Abafilistiya. Yatoye amabuye 5. Ntabwo yavuze ngo rimwe nirihusha irya kabiri yafashe cyangwa irya gatatu. Oya, yaravuze ngo ndakubita intwari y'Umufilistiya, irya kabiri nkubita indi ntwari y'Umufilistiya, irya gatatu nkubita iyindi ihaguruka, n'indi ribuze gikubita ya kane, iya gatanu bazaba batsinzwe, bazaba bahunze. Ariko yishe intwari imwe, abandi bose bariruka barahunga, bagenda babica umugenda kuzagiza. Cyavuye ku kimukwizera akanyabugabo, kwiyumvamo imbaraga, kwiyumvamo akanyabugabo. Tukaza wicara ngo wumve ngo weza arara. Tukaza wicara ngo wumve wowe ko ntacyo wakora. Wagikora ku bwawe no ku muryango wawe ndetse no ku bwoko bwawe. Nta muntu udafite icyo yakora, nta muntu udafite intwererano yakwerera mu by'ubwoko no mu by'igihugu no mu by'umuryango. Niba udafite amafaranga ufite gusenga, niba udafite gusenga ufite wahaguruka ukajya kurwana, niba utanahagurutse ujya kurwana wotabara, ufite ubwenge, ufite
kibeho. Haleluya, haleluya, haleluya. Tugira abantu benshi badakora kandi bafite amaboko yo gukora, ngo bakomeze basabirize. Niki cyatumye Imana iguha amaboko? Niki cyatumye Imana iguha ubwenge? Yaguhaye ubwenge, iguha amaboko, iguha ibitekerezo kugira ngo uhaguruke ukore, witunge, ugire icyo wimarira, uzagire n'icyo umarira abandi. Ni benshi bamuhanze amaso kuzabagirira umumaro. Tugende kuri ya magambo ane. Dawidi yasizwe amavuta gatatu. Reka nicyo mbanza kuvuga. Igihe cya mbere, umunsi wa mbere yasizwe amavuta afite imyaka 15. Samweli umuhanuzi, Samweli Imana yaramubwiye ngo nagende aje gusiga amavuta Dawidi. Kandi Sawuli akiri umwana yari afite imyaka 15. Baragenda ngo agere mu rugo rwa Yesayi. Imana yaramubwiye ati witwaze inyana uje gutanga igitambo, kandi nuhagere uvuge ngo naje gutanga igitambo, kuko nuvuga ngo naje kwimika umwami Sawuli araguhiga kandi arakwica kandi akiri ku ngoma. Bari kugenda witwaza inyana umubwire ngo naje gutanga igitambo. Ngo ashikeyo ahamagaza Dawidi amumenaho amavuta afite imyaka 15. Dawidi arategereza indi myaka 15 yarara. Ntabwo yahise yirukanka ibwami ngo aje kurwanya Sawuli. Ntabwo yaretse kuragira azantama, yarakomeje araragira. Ariko aravuga ngo umunsi w'Uwiteka n'igihe cy'Uwiteka nikigera uzahaguruka aje kuba umwami wa Isirayeli. Ntiyigeze arwanira ubwo bwami. Nababwiye ko atarazi baritifaho bari bameye abandi ntiyigeze ahagera. Nta n'uwari umuzi muri abo bayobozi n'abategetsi, ariko Imana ya Isirayeli yari imuzi. Haleluya. Dushobora kuba tutagize amashuri menshi kandi aririmbo kavuga ngo twize amashuri menshi, twagize doctorat, twagize nta aririmbo kavuga ngo yego ubu noneho twagize shaka Imana ikaturengera. Yaturengeye tutariga turi abaswa, yaturengeye mugifite imyate, amashuka agashanyuka kubera imyate nijoro, mugifite amaga, mukija guhinga, mukigira za mukushi mukubida kugira ngo inda zive mu mutwe. Umutwe wabaye abasirimu, umutwe w'abasirimutse turasa neza, ntanda zaribagiranye, amaga yaribagiranye, icyaro cyaribagiranye. None n'iki cyatuma Imana ikaturengera? Imana yaturengeye igahindura amateka. Mwebwe ntimurizi bavukiye mu muco mwavugiye. Twagiraga ibimuri bakaza baje gusasa bazunguza ikimuri kigatakara ku mashuka igasha igatoboka, iterengeti igatoboka, hari igishirira abayo. Mwebwe mwavukiye mu mashanyarazi mumenya ko ari Imana yadukuye twe. Nitwe tubizi dore. Dawidi arategereza ya myaka 15. Baragenda baramutoranya abo mu nzu yabo kandi inzu ya Yuda. Baravuga ngo Dawidi akwiye kutubera umwami. Baragenda baramusanga, barabimwumvisa. Dawidi arasumva bari kumukura he mu kiraro cy'intambwe. Ntabwo yari yagiye gukopera, ntabwo yatanze n'amafaranga yatanze kugira ngo abe umwami wa Isirayeli. Ntiyakopere n'abakomeye kugira ngo bazamuhe umwanya, bazamuhe intebe. Oya ye yategereje isezerano ry'Imana. Mu nzu ya Yuda nabo barasura bamena handi mavuta kandi baramubwira ati wowe umwami wacu. Yabayoboye imyaka 7 n'amezi 6 hariya bari bari kumwe nawe, bamusukaho amavuta arabayobora imyaka 7 n'amezi 6. ari umwami w'inzu ya Yuda, Heburoni hariya niho nariba. Aho ahandi kandi ubwa gatatu Isirayeli yose yarateranye iravuga ati nta wundi muntu watubera umwami, reka dutoranye Dawidi. Kandi aha yari afite imyaka 37. Abayuda bamutoranya yari afite imyaka 30. Hano Isirayeli yose imutoranya aha yari afite imyaka 37. Bamugira umwami wa Isirayeli yose hamwe, bamusukaho amavuta abagabo ba Isirayeli. Baravuga ati niwe uzatuyobora. Imyaka yose yewe imyaka 40, imyaka yo kubaho kwiwe yabaye imyaka 40. Niho ahandi azaba ngo Dawidi amaze gukora ibyo Imana ishaka arasinda. Rero amagambo 5 nagize ngo tumwigireho. Ijambo rya mbere, Dawidi yakundaga Imana n'umutima we wose. Niyo wao yavuze ngo Bwana unipekue ama upende ndani ya moyo wangu, usuzumu ndebe neza ko hari amahiba afite cyangwa ko hari ubujyanya.
niba muri he hari igisenyi, niba muri he bafatanye bashaka ngo nije uyobora undi ngo nije uyobora. Ese kuyobora haba n'iki? Guho guhagarara imbere y'abantu hano niba babwiye ko ari bwo mukirisa tuzaba kwiyamamaza hano, mwagiye muri parlement mukaje kwiyamamaza ko barashaka ubushefu hariya mu ntambara, nimugendeyo babahezo za generali, babahezo za koloneli, zidani zabuza abazaba bakeneye abantu, bakeneye ba komanda, bakeneye abantu b'abanya bahagarara bakayobora abantu. Ariko sa ahera hano bifite abantu batera intambara, bagatera ibibazo, bagize ukwezi bagatambuka, bungurana intambara zikaruka gutambuka hano ko turahindura jamba baje ndongera n'amabara kubona pasitera akabanza agatera abantu igipindi kugira ngo batange sadaka. Basi igihe cyane mwabayeho mwigizaga abantu mukabatera ibipindi kugira ngo batange sadaka. Babanze bababwirize, babanendereze, babatete kugira ngo ukuremo y'amafaranga yawe hano mu rugo. N'imyaka tugize mu itorero, n'imyaka tugize gusenga, n'imyaka tugize twarabonye agakiza, muracyari abagabo bo kwinginga gutanga, muracyari abantu bo gutereta kugira ngo wari ukure amafaranga yawe mufuka uyaturire Imana yawe yakuremye. Imana yaduhaye mirembe ikaduha burigade, tukahagarara hariya banakomeje kwakira n'abagore ntibakirimo bikanga, ntibakirimo baciriye abo bace mu bihuru, bace mu mibande, ko barahagera bashibutsa amanga atamubaye. None ko ariko nababaye Imana, ariko nababaye Yesu. Niba ndashaka gutangira Imana yanyu, niba ari nta Imana yabakoreye, niba ari nta kiri kubakorera, mubishihorere. Abatangira Imana barahari kandi bazakomeza batanga. Imyaka dufite n'ubukirisitu dufite n'amakanisa twakoreyemo, muzehe akakuzara ari mu ikanisa ugakura nawe ukazaba umugabo ugahaguruka ukabwiriza cyangwa ukayobora ikanisa, bagiye no kwingingiriza gutangira Imana, gukiranukira Imana mu maturo, gutanga icyacu. Nicyo gituma abantu batagitanga icyacu, ni umwaka ugashyira amapaje ari gutyo hari zeru ku izina ryawe, tugatangira mu kwa mbere tukazageza mu kwa mbere izina ryawe nta cyacu bikiraje aho bine. Uhaye undi ugahaha ukishyura inzu ndetse ukajya no gushopinga, ukagura imyenda ukuzuza imari, ukagira ibitenge 40, 30, 40, 15, umugabo akamanika imyenda igaheka, boko barakwingingira gutanga 100 cyangwa 50. Ikintu cyagakwiye kuba muri ino kanisa, kandi abasirimu nkambi ntibagakwiye kubanza kubwirizwa kugira ngo ariko kitukira abakristu barwanira gusenga bofa batu ari tukayafite baya kitukira abakristu barwanira iteka. Abanyamurenge twamenyeye ubutumwa bwiza ni muri za 50 gusa cyangwa 52 ni 50 gusa, 5 gusa. Kuva icyo gihe utekereza kumva ubutumwa bwiza, naravutse iwacu nsanga baba mu ikanisa, kurira mu ikanisa, kugeza uyu munsi abo nabyaye bakuriye mu ikanisa, nabo ni abagabo bafite amago yabo. Uyu munsi ko ndabigisha gutanga icyacu, ko ndabigisha ngo bakiranuke batanga amaturo. Pasirenze neza kubivuga muhara batanze ngaho 18 muri terme y'iwanyu sinaya 18 Taza ba ukayona yawe mirongo ibiri n'icyenda iri ndazi kurama amandazi kurama iri ndazi nicho ikoti nyambaye tiriheze biri kura amafaranga make nari kuzidorari
urukweto ntiruheze rugura make n'imitwaro 13 y'iwacu. Niba aje gutanga hano mfite 50 nama mbanza nyure hariya givunjishe ishingire 20 10 niza gutanga natange 20 sigarane 30 hano. Ese ko ndabisha nibe mpayita birashoboka ko udafite amafaranga ntabwo ufite n'Imana, ariko ubaye ufite ifaranga ugakora iki kintu, uyu muvumo sinzi ukuntu wawukira. Ni ukuri uyu muvumo sinzi ukuntu wawukira uzawukira gusa. Itegeko ryo kugira ngo ubone umugisha uronke amafaranga ugire iterambere mu bikorwa ukora ni ugutangira. Ni ukuri pe, iryo ni ihame, iryo ni itegeko bikunda ukumva bikumereye neza cyangwa ukumva rirakubabaje, ariko niko kuri kw'ijambo ry'Imana. Haleluya. Amen. Ijambo ryo gutanga ku bwoko bwacu arasubiza umwe gusa ngo amen. Abandi kibari bubona kanwa ko gusubiza. Kubera iki? Kw'Imana isi turongera ko ducuruza tukunguka, kuza tugatanga icyacumi bitwaye, kuza tugatanga amaturo bikurikiranye n'icyo Imana yaduhaye icyaki. Ibyo tubonyigisha biborera kunyigisha. Ntawoza kunyigisha ngo tangaya cyangwa nyawe natanga uyu munsi oya yepe nabikora automatique kubera ko ufite amafaranga, kandi niba atayafite nta rubanza afite n'Imana, ntabwo arabira n'abashumba nta rubanza bafite kuri we, ariko niba uyafite ntutanga ufite urubanza n'Imana kandi ukagira n'urubanza kuri iriya kayi y'icyacu. Ntabwo abantu bifuza kubyinjiza ibyo, ariko Imana niyo yabibwiye kugira ngo tumuvuge neza. Dawidi yategereje igihe cye, yategereje umuhamagaro we, niyo yasizwe amavuta bwa mbere yasubiye mu kiraro cy'inka, ntiyigeze aziganira ku buyobozi. Yabonye okaziyo inshuro zibiri zo ahagarara hejuru ya Sawuli kuko Sawuli yasinziriye kandi ariwe mwanzi umugeza kugira ngo amwice. Ahagarara hejuru ya afite n'ikoni, afite n'umugaba w'ingabo, wari gutera icumu gusa rimwe ngo pawa bikagenda rigafata mu butaka hari. Ariko Dawidi aramubabarira, aravuga ngo igihe cyiwe cyo gufata izagera ngo azapfa yipfushije niko birishe, kandi yabipfushije yarapfuye yaguye mu ntambara. Wa musozi niwe yakubwiye wa Gilbowa niho yaguye Sawuli n'abahungu be, ariko si Dawidi wamwishe kugira ngo abe umuyobozi wa Isirayeli. Yategereje igihe Imana yategereje ko Imana isohoza isezerano. Ariko tutamurwanya undi ngo n'ubarwaye ngo bavuze ngo bazapfe kumusengera gusa ngo bazabamwishaza imbere ngo bazamuterekera n'agacupa k'amazi. Ubwo wiwe ntagira amafaranga yogura agacupa k'amazi, amazi nyabura makeya nyamushike, ariko ngo bazamuterekera agacupa k'amazi yicare hari imbere bamwite nyakubahwa, bamwite ba nyakubahwa abandi, akumva ko ibyo ngibyo ariko ubugingo bukora, ariko kugira ngo ijambo rya gatatu, Dawidi yizeraga Imana ye. Hari gukunda Imana ariko ikintu kwizera Imana. Nta bwoba yari afite, yaravuze ngo zaza ryama niziguye, kingura amadirisha kingure n'imiryango. Abandi bari bazi ngo ya magufuri bazabashyiraho niyo abarinda mu rugo rwabo niyo atuma bakira amahoro kugeza ubu. Oya ziriya ngufuri zawe niyo utazishyiraho Imana yakurinda, kandi ziriya ngufuri zawe barazisenya bakazibomora bakinjira bakiba ibyawe byose, kandi ya magufuri ahari. Ntukabishyire icyizere cyawe mu ngufuri, ntukabishyire icyizere cyawe mu nzugi zikomeye zifite, ariko Imana niyo murinzi wawe. Yaravuze ngo zaza ryama niziguye kuko Uwiteka ari we ujuriye, kandi aravuga ngo Uwiteka ari we mwungeri wanjye sinzakena nta bukene zanjye. Yizeraga Imana ye, icyo yakoraga cyose yashyiraga Imana imbere, akizera Imana yiwe akayishyira imbere. Tuze twizera Imana. Turi indirimbo nyinshi hano ariko tuba twama tuzisiga. Dufite ijambo ry'Imana n'inkota ityaye, umuntu urifite ntacyo yatinyuka kubera ijambo ry'Imana. Ariko bamwe tuzifite nk'indirimbo bitujya tuzisoma, abandi mu gitondo aje mu ikanisa nibwo yibutse ko agira Bibiliya. Dufite n'abandi bakristo muri ino kanisa bajya basenga ku cyumweru gusa, agasubira akazasenga ku cyumweru, ariko hari uwahaga ku cyumweru akazageza
cyumweru mubone kujya kandi mubaho gutewe izo mbaraga muzima. Iyo batangaje amasengesho hano muri ino kanisa abazoboneka ni bakeya, abandi kibazo bakunda gusenga ntibitabira amasengesho. Ko ndavuga hano sibyo babirizaho rero n'ababiriza. Hari abantu batitabira amasengesho pe, ikanisa rigatangaza abapasiteri bagasarara baje kwikoza mu cyumba cy'amasengesho, hari hakaza abantu batatu cyangwa abakecuru batatu, abasaza batatu, abo nibo bagomba gusenga urubyiruko amasengesho n'abari. Ko barabona ko ikanisa yikuje muzaza muririmba gute udashaka gukora amasengesho? Amasengesho y'ikanisa niyo bababwiye ko ari ay'abasaza n'ay'abakecuru. Hari n'abandi bakecuru batazabaza, hari n'abandi basaza bataza, ariko amasengesho y'ikanisa n'ay'abakirisitu bose. Uza wifuza kuba mwihuduma mu masengesho y'ikanisa, azakugirira inyungu, azakugirira umumaro. Ntabwo bizafasha ikanisa gusa, ahubwo ubuzima bwawe bukeneye gusenga buri munsi. Dusenge ubudaca, dusenge ubudasiba. Haleluya. Irya kane, Dawidi yariraga umutima w'imbabazi, umutima w'ababaye. Kimwe na bya bindi maze kubabwira hariya, wahagaze hejuru ya Goliyati, wahagaze hejuru ya Sawuli, nako mumbabaye, ahagarara hejuru ya Sawuli afite ubushobozi bwo kumwica kandi amusereza yirukanka imisozi yarayimaze ashaka kumuhiga. Iyo amubona Sawuli bakabona Dawudi aba yaramwishe azaranga, ariko Dawudi amubona inshuro zibiri Imana imumuha kugira ngo ipime kwizera kwe. Iyo aba ari wowe uba waramwishe, urakuzanira umwanzi wawe ukubuza amahoro, ukibateza indwara mwanyu, murimo murarangara. Kuriya Satani warahiga kugira ngo cyo kurangiza kukubwira akwice n'amagambo 20 yose yayatwaye utayumva, utahana kantu kamwe n'igikosa kakubya ba YouTube bazo bagira agafata ahandi batesha kujwajya, akaba ariko yamakwiza isi yose, ahandi bavuza yo kubaka no gufasha imitima bakayahanagura kare. Mwirinde Satani areke kubanyabuzima, kandi sisubire kugenda ngene hariya kandi bizaba bibaye bishya, uzaba nabaye mudiyakoni. Rero iri jambo rya kane, Dawidi yariraga umutima w'imbabazi. Mujye mugira umutima wo kubabaza. Amakosa twese turayagira, nta muntu utagira amakosa pe, nta mafuta ugira. Genda wishakaza, nta muntu ugira. Harayo ugira aho urayagira, urabizi neza. Hari amakosa nawe urabizi pe. Hari abantu bagira bazabitabera batagira amakosa, ariko bagahora bashinga urubanza bavuga ko abana aribo bagira amakosa. Nibo nta makosa bagira pe, amakosa yawe kandi kutamenya kugira amakosa niyo makosa yawe, niyo ndwara urwaye kandi kuzayikira bizaba ikibazo. Murabona humura rwose, komera ntacyo ugiye kuba Imana ikomera rwose, ihangane. Amakosa kuriya twese turabona amakosa, nta muntu utagira amakosa. N'umupasiteri agira amakosa, n'umuvugabutumwa agira amakosa, n'umuhanuzi agira amakosa, n'umunyamasengesho agira amakosa, n'umunyamurenge wese agira amakosa. Umuntu uzabona ngo jewe nta makosa ye, ni nka kurya ko kuba umurwayi urembye ariko ntumenye indwara urwaye, kandi uroja kuyivuza utamenye kurwara, ariko umunsi uzamenya ngo ndarwara uzamuja kwa muganga kandi uzavurwa indwara ikire. Ariko igihe cyose utavuga kuri muzima kandi urebye urindembe, uzakomeza urembe paka ntakizagukiza iyo ndwara, kuko ntubizi urwaye kandi kuyivuza ikibazo. Turaba mureba umuntu ukamubwira ngo ariko urarwaye, akamubwira ngo ariko kuri iyi muzima, hashira iminsi umuntu akagenda bakamutabariza ko agiye guha. Abadiyakoni mugerageze rwose bicaza abo bana, kandi niba bafite ababyeyi babo, ababyeyi bagerageze rwose, ntabwo batuza kumva ijambo ry'Imana. Abana ni beza n'umugisha, ariko kandi no kumva ijambo ry'Imana. Dawidi yagiraga umutima w'abantu. Petero byari bimugoye cyane kugira ngo ashobore kubabarira ku munsi ageze inshuro zirindwi. Abaza
ahubwo ni karindwi na mirongo irindwi ku munsi umwe. Inshuro nyinshi cyane zo kubabarira, inshuro 490. Ntawe ukora icyaha ku munsi ibyaha 490, kandi yabikoze akagusaba imbabazi. Umubabarire muje muhora mubabarira, nta tegeko bashize. Muje muhora mubabarira, ntibamuha amafaranga kugira ngo ariho. Oya, muje mubabarira nta kiguzi musaba, muje mubabarira nta condition mushizeho. Ariko umuntu naguhemukira nakugirira nabi, umubabarire. Nasubira kugaruka ngo naguhemukiye, usubire umubabarire. Naza nimugoroba atari ko nakoze icyaha, mbabarire, usubire umubabarire. Nazinduka mu gitondo karekare utarazuka akagukomanga, mbabarira naguhemukiye, umubabarire. Nasubira kuza saa sita ayiruka atari kubabarire wese, umubabarire. Ntacyo umubajije, utavuga ngo se kuyene ajuze abikuye ku mutima. Oya, utavuga ngo ariko je siwe wari waje gusaba imbabazi, byageze gute kugira ngo usubire ugaruke kare. Muze mubabarira nta kiguzi, kuko na Kristo nawe yababariye nta kiguzi agusabye. Muje mubabarira. None umuntu yakomeza kugirira nabi cyangwa yakomeza kugutuka, kamwihorera jewe ngo mubabarire mubabarire. Ese we ntabwenda? Haleluya. Muraho neza bariya. Haleluya. Muraho neza. Komera cyane. Nama warayisenga buracya neza mu gaturwa neza neza. Haleluya. Amen. Murihangana bamwana muri bazamira. Rero yari umunyembabazi yari yuzuye umutima wo kubabarira. Namwe nimubabarirane kugira ngo mubone uko mubabarirwa nawe. Ni itegeko nazo niko gutanga amaturo. Iyo utanze niyo waba uri umupagani, erega ziriya compassion zishi zizabikora. Ni abapagani baba mu bihugu byo hanze za Amerika zahe, baza batanga izacumi kandi ari abapagani, bakohereza muri Afurika bagafasha abana b'imfubyi n'abapfakazi, kandi bari abapagani. Ariko ubutunzi bwabo bukaba buzamuka bugakura. Ntabwo batanga icyacumi kubera ko bakije, ariko batanga icyacumi kubera ko bamenye ibanga ko gutanga icyacumi ariko gutuma ubutunzi bwabo buzamuka bakazaba bati. Nicyo babikoreye, kandi ni principe zidahinduka, ni itegeko ridakuka. Iki nacyo kugira ngo babarirwe ibyaha ni itegeko ridakuka. Nuko ugomba kuba ugira kubabarira abandi. Iyo ubabarira abandi nawe ugira ute? Nawe urabona ni itegeko. Nutababarira abandi wowe tuzababarirwa abandi. Korera kuri uwo muntu agira ubwoko bwe. Haleluya. Saza mukuru. Garukira aho ngaho rwose. Yesu yaratubabariye ku buntu, natwe tugomba kubabarira abandi ku buntu. Erega ko ndabareba ko ndabareba. Nagenda ninya bafite beko tubazo bafite izo ngorane. Akanyuma yari afite umutima wishe. Yaritebaga cyane. Igihe yabonaga bitagenze neza, igihe yabonaga yacumuye, yahitaga yicuza agasaba Imana imbabazi. Natwe rero igihe cyose tuguye mu makosa, igihe cyose ntakirane, igihe cyose twacumuye, tuje kwihutira gusaba imbabazi. Umukristo ntagomba kwirana icyaha, umukristo ntagomba kurarana icyaha, umukristo ntagomba kugira ukwezi umutima uhari umucira urubanza uhari umuhari. Oya ye, uza wihutira kwideshanya, uza wihutira gusaba imbabazi no kubabarirana. Ntukazubike icyago kikugumemo. Erega iyo wakibitse warayirakaye, urasubiye urayirakaye, ukwezi gushize ukirakaye. Ese Yesu yoza wajabije abanyamujinya, abanyatonganya, abanyamitima mibi, abagome ntibazajya muganisha. Keretse ntibazihana ibyo byaha, ariko nibatihana bazasha. Abantu batihana bongeye kumubamba no mu ruho munini. Umubabazi iteka no mu ruho
mugatongana umugabo n'umugore muzamusubira muze kwicara musabane imbabazi musubire mu cyatambutse ko mwatunganye muzo mutumvikanye mubafitse. Niba wowe uri umukristo umugabo akaba ari umupagani, wowe mukristo niwe uzafata iyanjye kugira ngo muprovoke mushobore kwicara hasi gusabana imbabazi. Ibibazo biri mu itorero akenshi bikomoka mu ngo hari. Igihe ingo zitaba zimeze neza ntabwo itorero rya Kristo ryaba rihagaze neza. Igihe ingo zacu zitameze neza, igihe abakristo barara barwana n'abagore babo, igihe abagore barara barwana n'abagabo, ntimuzatekereza ko itorero rizatungana rikaja ku murongo. Keretse ziriya ngo zitunganye nibwo n'itorero rizatungana. Erega amahoro aturuka mu rugo. Uko mubona tuvuga nuko tuba twavuye mu rugo bimeze neza, nuko twahashe mu rugo, nuko tuzi ko abana ko bararya, nuko tuzi ko bari ku ishuri yishuye, natwe tukabona guhagarara tukavuga ubutumwa. Ariko ibyo bintu bidatungana nta mutima tuba turimo. Haleluya, haleluya. Ikubitaga shima n'umuntu
hanyuma uko turavuga Imana turabakirisitu twese no turasenga kuriya habe n'ibishaje rimwe z'amarusi yo yamyeho kuva kera si ubu nyenaje ariko ikintu cy'igitangaza cyabayemo si uko abantu baruze ariko igitangaza cyiza mbona cyabayemo kandi ni abavandimwe babo nicyo cyabaye kiri ku mutima kurogamo abarozi baroga abasambanyi basambana bagira bakora ibyo bakora ariko igitandukanye ubwoko kigatandukanya imiryango abanyisiraheli ni benshi bafite izi 12 ni benshi ariko nta munyisiraheli wohindukirana umunyisiraheli mwene wabo bamucumita ikota n'ishoka nta munyisiraheli woserebura ngo yishime kubera ko mugenzi we yapfuye Isiraheli ndiyo abayuda baheburayo ntabwo bakwiye ariko twebwe ubwoko bwacu umuyuda yasanze mwene wabo ari mu kinogo yabo arabaza nangana akamukuramo bagahagurukana bakagenda ariko ntazavuga ngo mupasani ngo nishimye Imana ushime ko nawe yabonye nawe yaguye mu kinogo ntibirababa kandi yaba natwe bitakatubaye bahaguruke dusenge itorero rya Kristo barigiriye UPCA tugiye gusengera itorero igituma itorero rituzurira urubyiruko ngo rugere hariya ni mwebwe mwabiteye niba mwatumye urundi rubyiruko rutaha amakuru muzamukurabura mukajana hariya hanze niyo yatumye UPCA bigakura niyo yatumye UPCA bidindira niyo yatumye ruriya rubyiruko rw'abanyazaha bakiri mushaha ni mwebwe ngo bazana niyo mushinzwe kuzana urubyiruko bagenzi banyu mukabigisha ko iri torero ari ryiza ariko dufite abakristo baza bavuga itorero nabi kandi ariho basengera dufite abakristo batukisha itorero ni hano asengera gusa imyaka 5 imyaka 2 imyaka 10 ariko yasohoka hanze akagenda atukisha itorero ry'Imana akagenda anatukisha n'abakozi b'Imana nicyo kiri mu gutuma abantu bataza kwihura ni mwebwe mubirukana ariko batumye bataza kwihura Yose tutari kwabasiza amavuta tureke kubabwira ukuri kandi ibyo nababwiye byose ni Imana yabibwiye ni ibyanyu abakristo bagenda batukisha itorero abakristo bagenda batukisha abashumba abakristo badasenge batagira n'umutwaro w'itorero ryabo ngo nibura afata umunota hayasengera UPCA kandi ari hasengera n'umukristo wawe abakristo batarazana abandi bakristo ngo bakure mu byaha babazane bazabaza gusengera hano abo bakristo bamaze ikikanisa amatungo muzamubona ziriyanka nizo zororoka zikazara inyana zikazara ibimasa eshika zikagwira niba zari 10 ejo bundi zikaba 50 ariko igituma izika zitazara zahana ni ukudakunda umurimo w'Imana ni ukutagira umutwaro w'itorero mama arabyaye kwarorotse urusengero gusa ninde binejeje kugira ngo tugume tugukumire ninde binejeje kugira ngo izo ntebe zibe ziri gutyo mwicaye muze muranezerewe murishimye mudafite korali y'abantu 70 korali y'abantu 100 birabanejeje dufite n'abandi basore batari abaririmbyi ntibaramye bayimbaza kandi si abakorali ariko baraza bakiyicarira ntibaheba bamenye ko imyaka yabo ihaye igenda bazaje gushiduka ari abasaza n'abakecuru batagishoboye kuzigira isirimba nibarangiza bifuze kubyina cya gisirimba kandi igihe bari babishoboye ntibabikoze bariyicariye mu ntebe baratuza haleluya korera Yesu manaro Israeli tayuta ukwita izagaruka Israeli tayuta ukwita
amahoro. Dusengere ba pasiteri, abadiyakoni, abaririmbyi, abati umurimo w'Imana wangu gutera imbere. Mana mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana ihebuje, uri Imana itangaje, uri Imana ihebuje, uri Imana itabasha kubesha, uri Data wa twese, uri Imana isumba byose, uri Imana ku manywa n'ijoro. Dusabiye itorero ryawe Mana umugisha, itorero rya PCM, ubuyobozi buturuka iwawe, ubwenge ubuhanga buturuka mu ijuru, ariko bumanuka mu izina rya Yesu Kristo. Wite ku baririmbyi bari muri ino torero, wite ku itsinda rihamye no guhimbaza muri ino torero, wite ku rubyiruko rwo muri iri torero Mana ubagirire neza, wite ku bayumva abanyamasengesho bo muri iri torero, wite ku bamama bari muri ino torero, wite ku bavugabutumwa, ku badiyakoni bari muri iri kanisa, ubagirire neza Mana we, ubambike imbaraga, uzamure umuriro wawe, uzamure itorero ryawe, wagura itorero ryawe Mana hirya no hino, wagura itorero ryawe mu nshonga no mu nshonga, wagura itorero ryawe ku isi yose Mana. Ureka abantu bongere bagire inyota yo gukorera Imana, abantu bongere bagire inyota yo gukiranukira Imana, abantu bongere bagire inyota yo gukorera Imana. Wemere ukore ku mutima wa buri muntu wese, wemere ukore ku bitekerezo bya buri muntu wese, umuntu wese yibuka umurimo, umuntu wese agira umutwaro w'umurimo w'Imana, umuntu wese arare ku ijoro ry'umurimo w'Imana, umuntu wese arare ku ijoro asenga Imana, umuntu wese yibuka itorero ry'Imana. Hole pasikire benigera, obera de kijere konselema, anukuru banda libe, pasikire seyigura, oshera takizele kotelemaya, ansuruma anjo kine fine niwa. Mana wibuka itorero ryawe, wibuka umurimo wawe, wibuka itorero waguze amaraso yawe, itorero ryawe ryagure, itorero ryawe rikure, itorero ryawe ryaguke, wagure umurimo wawe mu rubyiruko, wagure umurimo wawe mu bamama, wagure umurimo wawe mu bapapa, wagure umurimo wawe mu bagabo, wagure umurimo wawe mu bagore, umurimo wawe waguke. Abantu bongere bagire inyota yo gukorera Imana, abantu bongere bagire inyota yo gushaka Imana, abantu bongere bagire inyota y'amateraniro, abantu bongere bagire inyota yo kuza guterana, abantu bongere bagire inyota yo gushaka Imana, abantu bongere bagire inyota yo gukunda Imana, abantu bongere bagire amateraniro Mwami we, abantu bongere bitabira amasengesho, abantu bongere bitabira mu cyumba cyo gusenga, abantu bongere bitabira amahugurwa yo mu murimo w'Imana yo kuzamura umurimo. Mana we, kora ibikomeye Yesu, kora ibikomeye Kristo Mwana w'Imana, igaragaze kandi wiyerekane Data.